Mbifurize igitondo cyiza aho muri mu nce zitandukanye z'igihugu. Iyi ni Fura TV Rwanda, turagarutse abanyarwanda aho muri mu nce zitandukanye z'igihugu, mukomeze kugubwa neza. Abadiaspora mwese, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwe muba mukomeje kugaragariza Fura TV Rwanda urukundo rukomeye rwo kudukurikirana umunsi ku wundi. Yes, uyu munsi tuzanwe n'inkuru idasanzwe, inkuru ibaye mu kanya kashize aho umusore yimwe umugeni ageze ku ntambwe yiwe ya nyuma. Yimwe umugeni bigenze bite? Umusore atanze icyo twakwita inkwano idahwitse, cyangwa se inkwano umukwe atabashije kuba yakwishimira. Ibi byose ni Fura TV Rwanda, byose muze kubikurikirana neza gatanu ku kanya. Yes, byinshi kuri iyi story mwabantu mwe abanyarwanda aho muri mu nce zitandukanye, ni ngombwa kugira ngo ibintu byose mubisobanukirwe gatanu ku kandi ntagire ikibacika. Ibi rero byabaye mu masaha ari imbere, ni mu karere ka Nyagatare. Umusore witwa Niyomwungeri Jeremy akaba rero yabenzwe n'umukobwa witwa Uwineza Gloria. Uyu ni umukobwa utuye i Matimba. Ni ku munsi ubukwe bwagombaga kuba bwaba kuwa gatandatu itariki ya 18 Nzeri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Uwo munsi rero nibwo imiryango ya Niyomwungeri yari yiteguye kujya gusaba ndetse no gushyingirwa, ariko biza kurangira bibaye amarira, bibaye agahinda, bibaye intimba, kuko umugeni bamutegereje baramubura. Niyomwungeri yatangaje ko kuva ku mu gitondo cy'uwo munsi umukobwa yakuyeho telefone yiwe ubwo yari amaze kabisa kumubwira ko agiye gukoresha iyi misatsi kugira ngo nyine koko byitegure ubukwe muri rusange. Uwo mukobwa kandi yahise aza kuburirwa irengero, bakomeza gushakisha baraheba, kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo kujya iwabo w'umukobwa. Bose bwo bagezeyo mwabantu mwe baza kuba babura uyu mukobwa muri rusange. Yes, umukobwa rero yaje kuba yaburirwa irengero. Abanyarwanda mugiye kubyumva kabisa, benshi biraca igikuba mu mitima yanyu. Ese uyu musore yifasha ate? Byamugendekeye bite? Umutima we ari kwiyumva ate? Mwese murabyumva kabisa. Uyu mukobwa kandi rero waje gukomeza kuburirwa irengero, bose bashize hamwe bashakisha umukobwa hasi hejuru, baramuheba. Kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo kuba bajya iwabo, nabwo barashakisha cyane umukobwa baramubura. Mu gitondo cya kare nibwo uyu muryango witeguye bagiye kuzana umugeni, bakaba kandi ngo babashe kuba bahamagara telefone y'uyu mukobwa, barayibura kuva saa 10 z'igitondo. Bakaba bagerageje nanone kuba bahamagara musaza we, bambabwira ko umukobwa yabuze, ndetse bitangira kuba birebire ubwo amasaha yisunikaga. Ni benshi mu nshuti n'abavandimwe bageraga aho ngaho bashakisha uwo mukobwa. Kandi yakomeye umwe mu bagize umuryango w'umusore yakomeje kuvuga agira ati, ibitekerezo byari bimaze kundenga, dore ko niwabo bari banze ko duhaguruka saa 9 z'igicamunsi. Nibwo twafashe umwanzuro wo kujyayo. Twagezeyo dusanga imiryango ye yose irahari, batubwira ko babuze umukobwa, twese tugwa mu kantu. Yakomeje asaba imbabazi abantu bose bari bamutwerereye, abari bataye umwanya wabo bakaza kumutahira ubukwe. Mu gahinda n'amarira menshi yakomeje avuga ati, kubo
inkuru yanjye yagushije bambabarire, ndizera ko nta kiba Imana itakizi, nta kibango cyo kugira iherezo. Ku ruhande rumwe ndababaye kuba ntarabonye uwo nakunze, ariko ku rundi ruhande mbabajwe n'abantu bakoresheje amatike yabo baza mu birori ariko ntibabibone. Niyo Mwungeri kandi avuga ko icyo kibazo yamaze kugishyikiriza inzego z'ubuyobozi kuko yabwiwe n'abo mu muryango w'umukobwa ko bamukingiranye ngo adakora ubukwe n'umusore wabahaye inkwano nkeya. Urabyumva, nyuma yo gushakisha, nyuma yo gukomeza guhigahiga umukobwa bazi ngo ari kure, burya umuryango niwo ubyihishe inyuma. Baje kuba bahisha uyu mukobwa kugira ngo umusore ataza kumubona kuko inkwano y'umusore bayinenye. Ibintu byabaye hake mu Rwanda, hirya no hino ku isi. Ibi bintu ni ibintu bidasanzwe, inkuru ikomeje guca umugongo abantu batandukanye. Kugeza ubu ngubu kandi ntabwo barabasha kuba bavugana n'umuryango w'umukobwa ngo bamenye nabo uko babisobanura. Niba bavugisha turaza kuba twabibagezaho. Iyi ni Fly TV Rwanda, amakuru agezweho kandi ku gihe tuyabagerezaho ku mwanya wa nyawo. Yes, kora subscribe, ukoresheya, ukore like, ubundi udusigire igitekerezo cyawe. Fly TV Rwanda turakora cyane kugira ngo tubahereze ibigezweho kandi ku gihe. Ndabakunda cyane. This is Fly TV Rwanda. Ciao ciao.